Papi hanga ni mu rugo? Yes, ani Wange. Papi reka tukubaze. Ese ugira umugore? Oya. Na mugore ugira? Uri single? Ndi byose. Ariko ndabona ntoro umuhungu, ntoro umugabo, ntoro umugore ni nkwibutse nanone ndi byose. Muri byose. Ariko hari amakuru amaze iminsi acicikana avuga ngo ariko mu minsi ishize hari amakuru yavuze ko utagishaka kwambara ishati y'icyatsi byagenze bite? Ngo ishati y'icyatsi ngo murazirana ngo byagenze bite? Ntago hawe n'umuntu gukoroniza rero. Netse ndakubwira. Oya ntago bizi. Mutaramu duhetse kuganira aje arambwira ati burabizi. Ejo muri bya dutandukana ntago naraye mu rugo. Ese byagenze bite? Yewarere mwana ati naraye nyuma y'urugo. Habaye iki se? Ati mwana ati nakasa ahantu. Ati mankuyemo kwa kundi. None akumva se. Ati none wongezemo nenda kugira mu rugo nibagirwa kwisubizamo. Oya. Byagenze bite? Wanze ukambaza nka. Ntago nari impari ubundi. Hello everyone, hello gentlemen. My name is Abasinga Chris Benjamin. I'm married of God Grace TV. Muraho neza nshuti zanjye, mumeze neza. Uyu munsi twongeye kwishima cyane. Turishimye, tumeze neza cyane ku munsi w'isabato. Abantu bose bagize isabato, bagira isabato nziza. Turishimye. Uyu munsi twasuye umugabo wamamaye cyane. Ngira ngo muramubona ko niba ari umugabo, niba ari umupapa, niba ari umuhungu, niba ari iki, ariko turaza kubimenya. Yitwa Papi. Papi uraho neza? Makuru? Meze neza. Ndakubona rwose meze neza. Urakeye urasa neza rwose ndakubona. Urahumura cyane tu. Ewana ntabirenze. So Papi twamusuye twakomeje kumva ngo Papi ni muntu ki, ni abahehe, akora ibiki, ariko dufata igihe cyo kuza gusura Papi. Uyu munsi aha hantu mubona turi kwa Papi. Reka tumuhe ikaze. Gusa iyi ni God Grace TV. Muze gukora subscribe, like, comment. Turaza kugenda tuganira kandi ibihe ni byiza. Uko mutubona turi live, ibintu bikomeze kugenda neza. Reka twakire Papi akomeze kutubwira. Papi umeze neza? Ndakwakiriye Wange. Urakoze cyane. So uranzi? Akunda ubona akaro bwa mbere nkubonye arukindi gihe waciye mu maso. Okay, amazina ni Abasinga Chris Benjamin. Yes. Ndi umunyamakuru wa God Grace TV. Twagusabye kenshi kugira ngo tuvugane, tuganire. Ntago tuzi ngo Papi ni muntu ki. Hari n'abantu twigize kumva bavuga ngo Papi, ariko tuvuga ngo Papi tuzamuzana kuko cyane cyane kuri God Grace TV abantu bahora bifuza kumenya Papi ni muntu ki. So uyu munsi rero twaje kugusura kugira ngo nawe utubwire Papi ni muntu ki, abahehe. Tugwaye ikaze. Murakoze cyane. Banze gusuhuza abadukurikiye live. Yes. Babwira nti isabato nziza. Yego. Umunsi w'umunezero niko abyita. Ngiye kugufata ko. Umunsi w'umunezero rwose. Na umuntu usanzwe. Abantu wenda bibaza undi wenda umuntu usanzwe. Umuntu ucisha makeya. Yego. Ntaunze kuvuga ibintu byinshi. Yego. Yenda nabakunze kumbona Papa Prince. Yego. Nkina ikinamico. Yego. Cyangwa se nkina fatanyije n'abandi mu ikinamico. Yego. Bita amabanga y'urukundo. Okay, amabanga y'urukundo. Papi aka kanya tumaje kumenya ko ari umukinnyi ukina filime nyarwanda amabanga y'urukundo. Wabitangiye ryari? Ntago ndu umuntu kaze cyane. Gusa kuva na kera cyane ndi umwana mutoya cyane nakundaga kugira kutuganiro ko nicaye mu rugo nkaba nafata nka radio nkaba ndi umunyamakuru nkavuga nyuma yaho cyagusenga nkakunda kuririmba nkakunda gukina udukinamico. So nkura muri njyewe numva ngoma kuzakina ikinamico. Nkura numva ngomba kuzaba undi wundi
nkaba ukina ikinamico hano kuri radio eske nkaca no kuri televiziyo yego kuko ngubu urwego amakinamico agezeho ubu nakujya mu byo kuri radio ntabwo urafata umwanya ukavuga uti jewe ndateguye ngiye gufungura YouTube channel mvuge ngo ndashyiramo ibishoro shaka ababishoboye dukorewe rero nibwo nagiye kubona mbona umuntu araje kubera ubushobozi buke nge nagize umuntu araza arambwira ati ariko ndabona industry yawe iri hejuru kuki udakora ngo ugaragare nyine kubera kuvukira ahantu hataya aho ubushobozi bo gunza kubona umugabo araza arambwira ati rero ndimo ndakora nubwo nanjye mbona ntaho nagira ariko ndagira ngo dufatanye yego yes arambwira ati hari ikintu nakubonyemo kandi kuko umuntu arabukiyumvamo yego ati birashoboka ko waza tugakora yego ubwo yatangiye kumbwira ati nateguye ikinamico bita amabanga y'urukundo yego abadukurikiye uno nangaha YouTube channel icaho yego bayita Empire ubwo rero icyo basabwa no gukora subscribe akikoza yakareba agakanda like comment share kuri Empire amateka yanjye menshi cyane azayasanga hano ariko hari n'ibindi twumva ngo ntabwo ari filime yonyine wakinye mu yihe ariko birashoboka ko nawe waba unzi neza oya twebwe nyine ngende umunyamakuru wa God Grace TV kugira ngo God Grace TV ize kukuvugisha ize gukora nawe ikiganiro no kwibamaje kumenya ngo Papi ni muntu ki ariko noneho hari nandi mafilme twigize kugenda twumva ngo wamamaye muri aya ngaya ahubwo tubwire neza kugira ngo tugukurikirane yego so indi nayo nakinyemo nakinye mu yo bita ingaruka y'ikinyoma yes ingaruka y'ikinyoma ica kuri YouTube channel yacu yego Empire ariko kandi ukaba wayisanga no ku yindi yitwa Tom Empire yes yego iyo wikojejeyo kuvuga amazina si yango ni ngombwa umva ngiye mfite ikindanga okay reka nongeye ngubaze ni papi ni izina ni iryo ukoresha mu kuri media ni izina ryawe bwite amazina ni ayahe so hari andi accounting ngena nkoresha afite account kuri Twitter mfite account kuri Facebook witwa nde Ntiyakwikubita Jean Paul Jean Paul wow ubwo rero handi makoresha ayo mazina kubw'impamvu za makampani dukora okay so nukuvuga ngo rero Ntiyakwikubita Jean Paul ni mukinnyi w'amabanga y'urukundo akunda kumenyekana kuri Empire yamenyekanye no muri filime ikinyoma cy'urukundo sorry ingaruka y'ikimonyo baravuga ngo yakamwanagira udukoryo ariko okay ni ingaruka y'ikinyoma bisore ku bantu bose dukurikiranye nayo mu mutwe nako ngakari gaciye niko nabaye nacyo so papi hanga ni mu rugo yes ani wanje papi reka tukubaze ese ugira umugore oya na mugore ugira uri single ndi byose ariko ndabona nturi umuhungu nturi umugabo nturi umugore ni nkwibutse nanone ndi byose muri byose ariko hari amakuru amaze menshi acicikana avuga ngo ariko mu minsi ishize hari amakuru yavuze ko utagishaka kwambara ishati y'icyatsi byagenze bite ngo ishati y'icyatsi ngo murazirana ngo byagenze bite ntago hawe n'umuntu ugukoroniza rero ndetse ndakubwira oya ntago bizi mutaramu duheretse kuganira aje arambwira ati urabizi ejo muri bya dutandukana ntago naraye mu rugo ese byagenze bite barere mwana ati naraye nyuma y'urugo habaye iki ati mwana ati nakasa ahantu ati mankuyemo kwa kundi none akumva ati noneho ngezemo nenda kugira mu rugo nibagirwa kwisubizamo oya byagenze bite wanze ukambaza ntago nari impari hubumbye bambwiye bati nyine wabaye umusore oya se ubwo rero nanjye ntabwo nshaka kwita hanze ntago ushaka ukuntu mbigenze ntago ushaka rero hari impamvu imwe ituma
umuntu ashobora kukubwira ngo sinshaka ibi ntabwo ushaka ibi ngibi wowe si ubyemeye wemeye kuba nk'ababandi so reka dutange ubutumwa bumeze gutya babandi bazi ko ari abapapa ntibakajya bakuramo impeta ukuntu bimeze umuntu wese wumva uri kuri iki kiganiro yego yambona akabona ukuntu ndeshya nka metero imwe na santimetero 35 ubu buze kubona yakwihanganira ukuntu irabura kihanganira suna yanjye aze kuza kurebe mukubita kanimero none wowe ikosa atakora ni iri ngiri no kumbaza ngo uri iki ngo ndi iki kandi abona ari umuntu hari ukuntu hari ibintu twebwe tusigaye twishyiramo kumbaza ndi umupapa cyangwa se ndi single nta kimenyetso ubu ngubu kikibiranga usibye kwemera gusa usibye kwemera yes ubwo rero njyewe uzaza akaza kanyegera neza nzamusubiza uko abishaka uzamubwira ko wumva ariko wambaje ngo kutambara ngo yashati ni nyine ahubwo narayambaraga muri abo pasiteri bavuga kuri pasiteri akivuga ko ntabyigiye rero ndavuga nti wabona ko kwari ukuntu ngaragara nk'umupapa nkaba ndimo kujijisha abanshaka so ubwo rero hari uwambwiye ngo nimbe nyiretse ubuyiretse ayihorera naramwubahiye rino zuba kugira ngo bimufashije babaye umufashije kugira ngo areke pressure kuzamuka nawe ni nabirenze musaza ariko hari n'amakuru avuga ko ngo iyo wambaraga iriya shati ngo wabaga umeze nk'igicupa cya mitsingi ese nibyo ngo nabanze ngubwiye babajije umuntu w'umugabo ngo ikintu kikubaka mu buzima ni iki niki se ngo nzi byinshi atari kuvuga hari ikinsenye araka ngaka gusa agaki hari igihe najyaga mubeshya yuko nk'inzoga ngo iki siri ariko uriye hagiye mvuze hariho n'itangazamakuru barabyumvise none se uriye wavuye mu kazi oya ntago nava mu kazi ahubwo hari ahantu mbonye ngumva ngo hari umuntu mbonye yambaye ishati isa n'iyawe okay ntumuti icyo kibazo iyo shati reka mbegize gute ubwo wese yishyira muri niyo mpamvu wayiretse ariko hari n'amakuru avuga ko wakundaga kugendana n'imbwa cyane sinzi niba yarabiretse ntabwo watubwira kuri ako kantu hagiye wanye ni mukaye iwacu se iwacu rero njyaho mbonye hose naho niho mba ese wumva nanjye rero mu minsi yashize aje kuvumbura akantu k'ubwenge ni agaki akujya unakopera ubu ntabwo nkigendana n'imbwa ahubwo nsigaye nicarana nazo hari iyo mwazanye se mbegeki ariko abahanzi banyu zina wayari zibayo ariko ongeye dusobanurire hari umuntu umaze iminsi utubwira ngo ufite sheri wawe mugufiya ngo niyo mpamvu yongeranyije murareshya ngo turareshya nagasebye cyane niba ufite sheri wawe ureshya nanjye rero ahubwo urakomeye ariko hari n'andi makuru avuga ko iriya modoka waguze ari amafaranga se wowe wayakuye he watubwiye hanzanga birakomeye ariko wowe usigaye dore wubatse ariko umura kadogo kanyara gutembereza nta kibazo aranembereza no imodoka ntabwo ari ikibazo ngo wavuye muri kebo nziza ariko abantu ngo bavuga ngo dore papi ngo akobwa murashaka kunteza umugore naretse ko bavuze ngo ntawe ufite none ko bavuze aya nyina aracyari iwawe aracyari iwawe we narabimwemereye ariko base urabona muri no minsi hari ibintu bitarenze ntabwo imodoka irenze niyo ufite amatsinda mwitanga neza uraguza ukagura imodoka ariko urakomeye kuko abantu bakomeje kugenda banyandikira ngo uzatuzanire papi ubundi babanje no kumbwa ngo ni shema kora nanziye ntakumenya se nayo ubuse ko twicanye ntabwo nkuze ndakuzi kuko turanicaranye ndabona nawe kuri radio barimo kumpamagara wasanga barimo kunkurikira wariryoye urabona ubundi
ntabwo kwivuga ari kumbwa ngo bibi cyane ibikorwa ubundi birivugira kuko nk'abo ngabo bakubaza ndakeka hari uburyo bambonyemo ndetse ahubwo bakaba bavuga bati se ko tutakimubona cyane ndagira ngo ahubwo nanabisegureho cyane muri no minsi kubera akazi kenshi ubwo ari amaradiyo bagutumira mu biganiro televiziyo ari uko Emile impaye gushaka na Tom impaye gushaka ariko umva se ndabasabye babihanganye ejo cyangwa ejo bundi abantu babyita kubikora ruzungu ariko ngo ari na episode yindi ngo iteye ubwoba bana rwose ndumva muri library ndumva bashobora kuba banayisoje ariko ushobora kuba ufite n'amafaranga menshi kuko nta kuntu umuntu ajya gukina ingaruka y'ikinyoma umuntu bajya gukina muri Emile Empire mu mabanga y'urukundo abantu ufitemo amafaranga menshi bro so ucuruza boutique habamo amavuta yo kwisiga nayo kurya none se wagutisize mani wakisiga utari abo niyo tugarutse reba igikweto dore ishati iki oya hari impamvu bino biba mani biba ariko nta njye nuko wakomeje kugenda umbisha ubundi ndashaka kugira ngo umenye niba hari umuntu ukwitaho wambikwa nande so hari umuvandimwe wanjye ko hano ruguru gato mu mujyi rero niba umenyera kwambara ntabwo ushaka kumuvuga izina ntabwo yatwishyuye nanamuvuga ariko rero hari ukuntu tujya duciringa yatavuga ko namuvuyemo ko wamuvuyemo nyine so Papi rero cyangwa Jean Paul ayo niyo mazina bagomba bakuziho bagomba kujya bagukurikirana kuri Facebook ya niko witwa kuri Twitter niko witwa ariko so n'abantu bakomeza kutubaza kuri God Grace TV ngo Jean Paul cyangwa se Papi dore ngo twamubazaniye noneho bakubaze ibibazo bashaka ndakeka ko hari abantu benshi bagiye batubwira ko bagukunda mu mafilme ariko turagusaba kugira ngo wazaje ugakorana natwe aho gushaka nabo bakajya bakubona hafi kugira ngo tutazajya tuza kugusura iwawe mu rugo hano nawe na Kadogo kugira ngo ninjire aha ngaha nyamuna Kadogo hari igihe yaragiye gufata na kamera ngo ayimene sinzi ariko afite uburenzi bukomeye barabizi urabona ngo mu rusengero habamo ibintu bibiri meneri banga n'abantu bakunda gusenga ngabamo umugisha n'umuvumo yes iwanjye rero iyo utanumiye kenshi na kenshi unafashwe winjiyemo gusa ibyakurikiyeho urabyumva ariko ubabizi ko mari c'est vrai ntago wambura yego Kadogo yambwiye ati rero atireka nkubwire atiriha ku gipapuro ntirebyeho izina ryanjye sinaribona nabonye ba Karori nabonye abantu bakomeye nabonye na Tom ahubwo nabonye n'undi muntu rero sinzi gusa ariko ubutaha uzatwakire neza kuko urabona kubera akazi kenshi uzamubwira ajya twakira neza nazo muri no minsi hari akazi kenshi urabona ni mu weekend harimo n'akanya ko kuruhuka wowe ikintu usabwa uzantumire uzantumire musure cyangwa se nanjye ume gahunda yego wowe uze wambwiye nta kibazo so urakoze cyane twatimo tuganira na Ndindirimana Jean Paul wamenyekanye mu mabanga y'urukundo ari Papi amenyekana no muri filime ingaruka y'ikinyoma ari Shema so Shema uyu munsi twari twamusuye ngira ngo turaganire bihagije abantu bose bakomeza kutubaza ibibazo babitubwire niba hari ibishoboka duhite tukubwira aka kanya ugira icyo basubiza ariko gira icyo ubwira ku bafana bawe so abantu bankurikira kuri YouTube channel yacu mu kazi Emile Empire yego ndagira ngo mbibutse yuko tuhari kandi n'umuntu wese ufite ukuntu adushyigikira aciye ku nkuta zacu nyinshi cyane dukoresha harimo TikTok hakabamo Facebook hakabamo iyo channel yacu yego ndagira ngo mubwire yuko duhari kandi tugiye gukora cyane yego ndetse ndumva episode ya 10 ndumva irimo iratunganywa neza bayibona mu minsi mike cyane so kandi nkabashishikariza gukomeza gukora like subscribe comment and share wana byose bakabikurikirana bakamenya ngo Papi ninde yego so harimo benshi cyane harimo bitabateta
aba bakwini turimo kubamamaza kandi ubwo impamvu nuko man ntago umwana akamba ataricaye mister ndabyemera rwose nanjye mfite abandi bantu bagiye banshyigikira yego ndetse n'ubu nshimira yego mbese hari abantu bandi ku ruhande harimo nko bita Tom ariko Tom ngo none mucuruzi ukomeye cyane Tom ni umuntu ukomeye cyane bakunda gufasha impano talent ngo buri muntu wese afite studio niyo tunakoreramo niyo mukoreramo studio yitwa Tom Empire Studio niko yitwa ubwo rero rwose batambuke nomero ya telefone iriho yego batambuke bayibona hasi gatoya bayihamagare rwose baze bamureba bakorere nta kibazo abakorere neza agahenda utari wamenya gukina neza filme akabazi kuririmba akabazi kubyina akabyiyumvamo welcome ariko na God Grace TV ikunda gufasha abantu ikamenyekanisha ibintu talent z'abantu zitandukanye yaba no gukina umupira buri hano ukuntu dushaka kukuzanamo yaba no kubyina yaba ibiganiro yaba filme twese kuri God Grace TV turabikora ariko wari bisanzwe yize nayumvisheho urabona kijya kuri radio waramamagaye ndakwita ndakubwira inti nacyo tuze kuvugana mu nyuma uza kubimbwiraho mbwira kuzanza ariko ntiwambwira igihe sasa rero kubera ko wanungure muri weekend wihangana uko nakwakiriye nuko God Grace TV ni umurongo mugari yitwa God Grace TV kuri YouTube channel Facebook ni God Grace TV ariko nyirayo cyangwa se giye mubona ninjye manager cyangwa ninjye boss wa God Grace TV nkaba n'umunyamakuru wayo hari n'abandi benshi dukorana benshi cyane benshi ni team ngari cyane ubu by the way nawe wagize muri team ngari ya God Grace TV kuko kuba wemeye ko dukorana ni byiza cyane ni by'igiciro ni ukuvuga ngo tweguraza niyo waba ushaka no gukora ibindi biganiro uraza rwose tukagukora kuri God Grace TV nta kibazo tuguhuza n'abantu benshi n'ibyo tudashoboye twebwe ntabwo nakuvuga ngo bose none nzi kwigisha gucuranga ibyuma se ntabyo nzi ariko ushobora no kuguhuza na bamwe mu bantu dukorana b'inshuti zacu cyangwa se company dukorana hari n'abantu benshi barimo gushaka kugira ngo tujye tubamamariza tubacishirizaho ubutumwa n'ibyo bakora nk'ubu urabona ukuntu nambaye nta mugore mfite nta n'umwana mfite wanyambitse kandi ntabwo nakubwira ngo niyambitse bose niyambitse wagiye ntabwo niyambitse mfite umuntu ariko bivuze neza mfite umuntu wanyambitse kandi uwo muntu nawe ubutaha ejo cyangwa ejo nzamuzana bivuye ngo God Grace TV ni umurongo mugari rero kuri Facebook kuri TikTok YouTube ushobora kubakurikirana ku mazina yandi asanzwe abayisenga Chris Benjamin kuri Twitter no kuri Facebook kandi ku yindi ruhande ayo niyo mazina yanjye cyane ko tukwiye no kujya dusura n'abandi bantu bafite impano runaka abantu bwoko ki ubushize hari umuntu ndimo kumwe nawe n'umugabo wita MC Divera yavuga ati ibyo birimo murimo gukora ati ni byiza ariko yigize kumwe ikintu kimwe yambwe tuziki warukize yarambwiye ngo kumenya ikintu ntukibwira abandi uba wakosheje ariko ari mu minsi ishize urabona harya wigize kumbwa ko Cher wawe tureshya mu minsi ishize sinzi umuntu wigize kumbwa ariko se ngo kuturatwereka Cher wawe yenda nababwiye ni rero Cher wanjye ikibazo cya Cher wanjye ngiye ndimo kugendana nawe agakubita gutya ku kagure Ivumbi Arantokoza Arantokoza ubu niyo mpamvu nashaka kujyana nawe ako nizere yuko utigeze ugira ikibazo yarantokoje nyine niho nigira gutya nikanwa nyine nk'umuntu w'umugabo turakomeza turagendana nusubira kumureba uzaze nk'umuti umuti ari umuntu wambwiye je harashaye imiti yanyu iyo miti nzagukubita ko agatebo niumva nanjye nzajya ngenda ndinganiye no tureshya mu modoka ugita gushyira ku kanyura niyo mpamvu nakomeye kugenda ngo papi ngagenda ngo muri keboye ngagenda ngagize ngo kanyirayo ngo ni ku kanyirayo ngo nayiguze mu ndeba ngo ni nabasanze no ngo nzabakirana gusa nuko nibereyeho mu urakoze cyane rero papi Imana iguhe umugisha iyi God Grace TV n'ubundi ni ya Gikristo ariko usibye ni ya Gikristo n'ibindi byose n'ibindi biganiro tubicishaho n'amakuru tuyacishaho na talent tuzicishaho
ugize neza kuba watwakiriye iwawe mu rugo, urasa neza, iwawe hameze neza, ndabibona kabisa. Ariko niba nabonye kupfa kuhinja ntago byoroshye, nabonye ko ubutaha nzasaba nuko nabwe Kadogo iwe nkamubwira nti genda umbwire runaka, nyine niyo mpamvu bamuhaye kugira ngo nkorane nawe, ukamuha uburenganzira bwo kugira ngo nkingurire. Ariko gusa kuri God Grace TV tuguhaye ikaze kandi tuzakomeza gukorana nawe. Ikindi abantu bose bari barimo kugenda, sinzi ngira ngo hari umuntu arimo ngira ngo ugize ko nako nigize kurira muri telefone, hari umuntu arimo kumbaza ibibazo ariko ndaza kubikubaza hanze, kuko yambwiye ngo simbibariza hanga, ahubwo ngo nza kubikubaza twihereye, ngo ubwo nza kumuha feedback. Ariko nta kanomero ngo wabona tuziranye, ngo akanomero se, kuko ndabona n'ubundi yaranyandikiye akanomero. Usanga muhamagaye kandi yanshakaga, ariko message ndaza kuyimusaza. So urakoze rero Jean Paul. Yes. Imana igumugisha. Iyi ni God Grace TV mwari mukurikiye. Giye mubona ni abayisenga Chris Benjamin, umunyamakuru wa God Grace TV. Murakoze cyane. Shalom. Yes. Peace. Yeah, okay. Turabakunda. Akandi abadukubisa bato nziza. Yego, mutaribagirwa muze gukora subscribe kuri YouTube channel God Grace TV. Mukore subscribe, mukore follow. Kuri nuza kuri Facebook God Grace TV. Ikindi mudukurikirane kuri TikTok abayisenga Benjamin, Twitter abayisenga Benjamin, biraza kuba bimeze neza. Murakoze cyane. Sawa. Shalom.